nje kubaganiriza ijambo rivuga ngo Imana igira amaboko yo kuramira abagenzi. Abagenzi mvuga ni abagenzi tugana mu gihugu cyo mu ijuru, igihugu gifite amategeko akomeye cyane. Mwanditsi wanditse igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa yaravuze ngo ibyo kamere ararikira kunda ubwo n'isi n'iby'ijuru ryanga. Kuvuga ngo amahame y'abajya muri kiriya gihugu arakomeye cyane, kandi izo nizo mpamvu muri iyi minsi bamwe bashakishije uburyo bavuga ko amahame akwiriye kuvaho n'ibindi byose tukazarijyamo kubw'ubuntu ko babonye bikomeye. Umuntu umwe naramubajije twasenganye kera, ndamubaza ntisobanurira mbwiza ukuri ko nkuzi dusengana uduhanurira mu bihe byiza, kandi Imana ibyo yagiye ivugana nawe ko byasohoye, uyu munsi biwahisemo. Arambwira toya ati ibintu byanyu birakomeye pastor. Nanjye numva koko birakomeye, ariko mwibutse ikintu yibagiwe. Uti ni iki? Ni uko ibi bintu amaboko yacu atabyishoboza, hari Kristo wo kuturamira n'imbaraga z'umwuka wera zo kudushoboza. Cyo dusabwa ni kimwe, ni ukwemera ko turi abanyantege nkeya, Imana ikabona aho ishyira imbaraga zayo. Cya kabiri ni ukwemera gukora mu ntege nke dufite, Imana ikadushoboza umurimo wayo. Ibindi ndamukije mu izina rya Yesu. Dusome rero Yesaya 48:11, hanyuma turongera dusome Itangiriro 20 umurongo kuva ku murongo wa 14 tugeze ku wa 17, hanyuma tuganire. Amasaha ya hano abayihuta, kandi isaha ngaha simwe mwabizanye, ni ku isi ya none yubatse, tugomba kwihuta tukagendana n'igihe, hanyuma mukavamo n'abandi bakajyamo kugira ngo twese dusenge, twese bitwemerere tujye imbere y'Imana. Yesaya 48:11 handitse amagambo avuga ngo ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi n'icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Itangiriro ho haravuga ngo bice 20 umurongo wa 14 kugeza ku wa 17. Abimeleki azana intama n'inka n'abagaragu n'abaja, abibeha Aburahamu, amusubiza na Sara umugore we. Abimeleki aramubwira ati igihugu cyanjye kiri imbere yawe, uturaho uzashaka hose. Abwira Sara ati dore mpaye musaza wawe ibice by'ifeza 1000 n'ibyo kuziba, ibyo bizaba ibyo gukinga mu maso yabo muri kumwe bose. Ngukuyeho umugayo imbere ya bose. Aburahamu asaba Imana ikiza Abimeleki n'umugore we n'abaja be, barabyara, kuko Uwiteka yari yazibye inda zabo mu rugo rwa Abimeleki bose, abahora Sara umugore wa Aburahamu. Amen. Guhuza aya magambo rero, kugira ngo utaza gutaha wibaza ukuntu aya magambo ahura n'iyi ntego, biragusaba kuba maso no kuntega amatwi, hanyuma no kureba. Hano ntitwamaze gusoma se? Ahangaha uyu mureba buriya ndi mikoro y'undi muntu urimo uvuga, uzi ibyo utekereza, uzi ibyo umaze iminsi usengera wibaza, uzi ibimaze iminsi bikunanira, uzi aho unaniriwe. Hanyuma aya maboko mvuga y'Imana ni amaboko aruta y'abantu. Sinzi impamvu numvise nshaka kubabwira ngo hari igihe abantu bajya bibaza Imana uko ingana, imbaraga zayo ko zingana, ariko Imana ingana n'ibyo byose ubona bigukikije yakoze. Sinzi icyo mvuze kucyumvise. Ubusanzwe undebye ukireba ukabona aba bantu bose baraha, buri wese akaba afite izina rye, ukaba wamuhamagara ukamutandukanya n'undi, ujye ureba ubuhanga bw'Imana n'ubuhangange bwayo. Nubona indege zigurutse ubona ubuhangange bw'Imana. Nubona bavuze ngo Putin afite igisasu ngo ajya atembera ngo agaseka ngo akirebye, ujye umenya ngo kirya kintu yishimira ko afite, niba hari n'abahanga bagikoze ariko matsiyeri poromiyeri, ni ibiremwa by'Imana. Mbese Imana ntiwayishakira mu gihagararo nk'icyanjye
yishakire mu gihagararo kingana no kwegeranya iyi Kigali ikayifata mu kiganza. Yifatire mu gihagararo kingana nuko Yobu yayanditse aravuga ngo yimura imisozi itabimenye. Yishakire mu gihagararo kingana n'ahantu yagukuye abantu batakuvana uziweho wibuka jewe narinzi. Yishakire ahantu waruri nta mwene wanyu wavuga ati uwo muntu ni mu murenganure, ikigwatiriza ukabona uraharenze. Ngiyo Imana nahiba nahikorera nuko iteye. Ubwenge bwayo burenze ubw'abantu, burenze ubw'abantu. Imana ikora ibinyuranye n'ibyo abantu bashoboye, yewe nabibwira ko bashoboye byinshi nabo ubwabo ni ibiremwa by'Imana. Kindi abo bose bashoboye byinshi tuzi baba mu mateka bari intwari cyane nka Napoleon Bonaparte bakoze ibintu bya gisirikare bizwi, nka Hitler bakoze ibintu binini cyane ku isi. N'uyu munsi abana baracyavuga bakavuka bakaba bigisha, ariko amazina yabo uretse mu bitabo hari yuko tuyavuga, nta kindi kintu icyo ari cyo cyose avugwaho kirebana no gucungura umuntu. Ni abantu bagenzi bacu, kandi nyuma yabo mw'ino myaka hari ababarusha ibitekerezo. Byo mbabwira niko kuri, hari ababarusha ibitekerezo n'ubutwari. Mu myaka izaza bazavugwa amazina y'abari yakarangira, izina rimwe ritazarangira. Muririmbyi yaravuze ngo jewe najyaga njya kwiriba ry'iyi si mfite inyota nyinshi cyane. Aravuga ngo ntaba ngiye kunywa amazi agakama ubwo ngo nuko nkayabura nkiheba. Aravuga ngo ariko none ni Yesu umpaza wenyine. Aravuga ngo nta rindi zina nemera. Haleluya! Kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri. Mwitangiriro tusomye inkuru ya Aburahamu. Aburahamu ni mwene Tera, muramuzi. Aya makuru buri cyumweru abaca imbere, iyo haciye bibiri ntihaca bitatu uhagaze hatayavuzeho. Niyo mpamvu ntayatindaho, ndajya ku cyo nshaka ko mwumva cy'amaboko y'Imana aramira abagenzi bagana mu gihugu. Yahamagawe avuye mu muryango w'abasenga ibigirwamana. Ise Tera yari umubaji wabyo akabicuruza, abantu bakabitwara bakabiramya bakabisenga. Ngo Aburahamu ari muto, ngo niho yatangiye kujya yibaza ngo ariko ibi bintu koko, ibi bintu bajyana bagasenga niyo Mana koko iyi ngiyi? Ibi bajyana bagapfukamira koko nibyo bitanga umwuka duhumeka? Akiri muri ayo majune ahamagarwa n'Imana. Imana ikenera kumwimenyekanishaho. Nagira ngo mbabwire amagambo atatu ari mu guhamagarwa kwe. Icyambere, Imana yaramubwiye ngo ntabwo nakwimenyekanisha ukiri muri Uri y'Abakaludaya, aho basenga bene ibyo. Biragusaba kuva aho ngaho ukankurikira. Cya kabiri, ntiyigeze imubwira aho bajya, yamubwiye kwimuka kandi ku manywa asezeye abaturanyi. Umva, hari ibintu bitangaje, hari ibintu bitangaje. Ku manywa usezere, ese wimukiye he ngo tuzagusure? Imana imbwiye kugenda, ntabwo nzi aho ngiye. Mu nyumvire namwe, ari uyu munsi akaza kunsezera ndi pasiteri aho nyobora, uyu muntu namureka akagenda? Oya, tuvugisha ukuri, uyu muntu namureka akagenda? Namubwira nturayobye, iryo jwi wumvise si iry'Imana. Uyu uvuga ndi pasiteri, bibwira niko nabigenze, ntabwo wancika. Ngo jewe ngo numvise ijwi ngo nimuke n'umugore n'abana tugende. Mugiye? Turagiye. Imana iravuze ngo nyikurikire ngende. Iravuze ngo izampa umugisha, izangira sekuru w'amahanga menshi, abana banjye bazangana n'urubyaro rwinshi. Ngo Imana yaramusohoye imwereka umusenyi wo ku nyanja, iramubwira ngo ngukuriye uko ruzangana. Agize imyaka ingahe? Uzi kuyoba ushaje? 75. Nta kana, ari kumwe na Saraho. 70 irashize. Ngo uzaba sekuru w'amahanga menshi. Si ubundi uwo mubyeyi w'imyaka 70, urumva umugabo yarushaga umugore imyaka 10. Wevuze ko bagenda, Aburahamu yari afite 75, ubwo Sara yari afite imyaka 65. Uyu mudamu hari icyizere cy'uko rwa rubyaro ruzabaho mu buryo bw'umubiri ni mu bikurure mu mbwire. Uyu mudamu iki cyizere kiracyahari, ariko barahaguruka baragenda. Bagiye, uwitwa Loti agendana nabo.
ngo arabakurikira bashorera amashyo yabo. Iyo ari inka biba ari amashyo, iyo ari ihene biba ari imikumbi. Murabyumvise? Amashyo bayashyira imbere n'abashumba. Ngo bageze mu nzira abashumba baratongana. Bibiliya iravuga ngo Aburahamu ateranye inama akanya gatabwira Loti ati dutandukanira tutazagira icyo dupfa tuva indimwe. Nuhitamo mu majyepfo ndajya mu majyaruguru, nuhitamo mu majyaruguru ndajya mu majyepfo. Ngo Loti yitegereje hepfo aho ngaho aho bita Sodomu ni Gomora. Bibiliya iravuga ngo hari hanetse, haryoshye hasa neza. Ngo arareba abona urwuri ruriyo, abona imbuto zirarabije, ibintu byose ni sawa, amanukira Sodomu ni Gomora. Muribuka ibyo yahuriyeyo nabyo? Aburahamu nawe ngo azamuka iy'ubutayu. Ngo ageze mu butayu amashyo atangira gutembagara kubera kubura ubwatsi, ibibazo biramuvukira bigera ubwo amashyo yashize. Inkuru yo hagati aho sinyivuze, akamabwira icyo nashatse ko mwumva. Icyo nashatse ko mwumva nuko kubera urugendo rwatinze rusatira amasezerano y'Imana, uko rwatindaga niko inka zagendaga zishira. Ibyo yazamukanye bigira bite bishira. Ahita akora inama n'umugore we, abwira umugore ati nkurikije ubuzima tugezeho, aho tuzagera ubutaha uzavuga kuri mushiki wanjye, nanjye nzavuga kuri musaza wawe. Niba kubenguka bakakujyana uzihangane, nzihangana nanjye nubwo uri umudamu wanjye nkunda. Sara ngo yari afite ubwiza uburanga bwiza cyane. Hanyuma iyi nama ibereyeho iki? Amashyo yarabanje arashira, ibintu byose biranga. Ngo bageze i Negebu ntacyo bari bagifite, kandi akana ko ntikaragira gate, ntikaraza. Bibiliya iravuga ngo bakihatunguka umwami waho witwa Abimeleki ngo yatunze ijisho Sara, ngo arabasanganira bahoberana ubwuzu, arababaza ati muri bande? Nitwa Sara. Uyu ninde? Ni musaza wanjye yitwa Aburahamu. Wowe Aburahamu wowe urinde se? Nanjye nuko niko nitwa, uyu ni mushiki wanjye. Ko namubengutse se uramumpa? Undi ati yego. Subwo biba bigeze he bagabo bene da? Bagabo turi mu iri teraniro, iyo bigeze aho biba bigeze hehe? Abagabo bansubize, biba bigeze hehe ubwo? Aho umwana arira nyina niyo. Biba bigeze ahantu hakomeye. Buriya niba hari ikintu gikomeye, niba hari umuntu wansuzugura, ngiye niga amategeko, baravuze ngo hari icyaha mu rukiko, bajya kuguhanira bakavuga ngo iki ngiki n'undi wese yagikora, kubera izo mpamvu kikagira impamvu nyoroshya cyaha, ibyo bita ngo ni mitigating circumstance. Urugero, umuntu akubise umugore wawe muri kumukarwana, burya mu rukiko icyo kintu kigira impamvu nyoroshya cyaha, kuko n'undi wese w'umugabo yabikora. Muti twe turakijijwe? Utigiye bamukubita nkarebera, ntabwo mbohereje kurwana, Imana izabibarinde. Ariko niba mukubita nkamenya ko bamukubise uhari, oya ntihazagira umuntu gukubitira umugore, ndabigusengeye mu izina rya Yesu, Imana ibikurinde. Noneho rero si ukumukubita hano ni ukumujyana akamugira umugore we. Murumva aka kaga? Ngo baragenda rero Abimeleki babonye Sara mutwariwe mu rugo. Ngo agezeyo iryo joro Imana imubuza kurarana nawe. Ngo aryamye mu gicuku Abimeleki, ngo Imana imusura mu nzozi, ngo ihita imwereka intumbi ye nk'ahariya. Abaza Imana ngo kunyereka intumbi urampora iki? Imana iramubwira ngo ugahangara ugafata nyirakuru w'amahanga menshi, uwo nabivuze uhereye kera, ukamucyura ukamugira umugore wawe. Undi aravuga atoya ntundenganye ntumuhora icyo, kuko yanyemereye ko uriya muntu ari musaza we, nta na rimwe yigeze ambwira ko ari umugore we. Ntuzize iki cyaha, ntabwo nakigambiriye. Imana iramubwira ngo amaboko yasengera umuryango wawe ugahumanuka. Kubera iki watekereje na Aburahamu gusa umuhanuzi wanjye, kandi uhereye nona icyatumye nkubuza kurarana nawe nuko nagira ngo ndokora ubugingo bwawe udashirana n'umuryango wawe n'abiwa.
umva amaboko sha, umva amaboko yo kwisungwa, umva amaboko yiduhamagara, umva amaboko yituramira, umva amaboko yiturinda ikaturengera, umva amaboko y'Imana. Ngo mu gitondo cya kare ngo arazinduka ahamagara Aburahamu ati ko wari uri inkoreye, kucyo utigeze umbwiza ukuri ko yari umugore wawe. Aburahamu aramubwira ngo nageze mu gihugu mbona nicyubaha Imana, ndebye uburanga bw'umugore mfite n'amakuba ndiho, mbona ninkomeza kuvuga ko ari uwanjye nzamuzira, ariko mu by'ukuri uyu ni umugore wanjye nashatse. Cyakora mwita mushiki wanjye nubwo tutongejwe na mama ibere rimwe, nkurikije amasezerano nagiranye jye nawe. Yo ndaramubwira ngo noneho rero Imana ntiyashimye ko ngumana uyu mugore, dore umugore wawe nguyu. Ngo yamanukanye amashyo, ngo azana ibingo amashyo y'inka n'intama aramuhereza, arangije amuhereza no ku ikashi. Imana ishimwe. Iki gihe Imana yari ikoze iki? Yari ikoze mu bubiko bwayo, imenye yuko Aburahamu ibyo yahagurukanye byashize, ibizanishije kumurokora no kumugirira neza. Aravuga ngo kandi imbere y'ubwoko bwose butuye iki gihugu mukuyeho umugayo wose, uyu mudamu ntiyashatse undi mugabo, aracyari uwawe, gumana umudamu wawe. Cya kabiri, mw'iki gihugu cyanjye nyobora cyose, dore ngiki kiri imbere yawe uzatura aho ushaka. Aya mashyo n'imikumbi n'amafaranga bizaba ibyo gukinga mu maso aba bose bakubona, ntihakagire uwongera kukunyuzamo ijisho. Birangire bite rero? Biza kurangira hirya gato ku myaka 100 yuzuye ya Aburahamu abyaye Isaka 100. Ngo Sara yari afite 90 ubwo 9. Uyu muryango warabonabonye. Isaka nawe yujuje imyaka 75 nibwo Aburahamu yapfuye se. Yego yabyaye Isaka abana babiri, witwe Sawu n'uwitwa Yakobo, nawe agize imyaka 100. Hari abantu bibasirwa n'amakuba ukayoberwa ibyo ari byo, ariko natahuye yuko ni abantu bari mu imbaraga z'Imana bahamagawe n'Uwiteka, bagomba gupimirwa ku minzani ikomeye, Imana ikabahindura b'imbaraga kugira ngo bagire ibyiringiro bihamye byo kubasunika no kubakomeza. Hari abantu mukomejwe n'ibyanditswe, hari abandi bakomejwe n'iby'abandi, naho twebwe nanjye uyuvuga turi abantu bakomejwe n'iby'Imana yakoze mu buzima bwacu. 100 niyo yabyariye umwana we wa mbere. Yakobo wavutse kuri Isaka nawe yabyaye, Yakobo yabyaye agize imyaka 110 nibwo yabyaye Yosefu 110. Hanyuma aba bantu bose icyo mbivugiye ni iki? Mu nyumve kuko ndimo ndagana ku musoza habiba byihuta. Icyo mbivugiye ni iki ngiki, ndagira ngo mbabwire yuko kuba mwarahamagawe bidakuraho ko mugeragezwa. Utazanakizwa uyu munsi ushobora kuba waje uri bukizwe, nicyo ndimo nsengera ngo Imana yanjye kumpera agakiza kakuryohere nk'ubuki, ubona amahoro angana nayo dufite. Ariko ndagira ngo uteguze, ntuze gukizwa nk'umuntu uje kugenda hanyerera, uze gukizwa nk'umuntu utangiye urugamba na Satani uzarusohoza ugeze mu ijuru. Cyakora inkuru y'ihumure ngufitiye nuko kuri urugamba utangiye rwo kurwana na Satani, dufite umuterankunga kuri urwo rugamba witwa Yesu, waduhaye umwuka wera, atubera ingabo idukingira, atubera amaboko iyo tugeze aho ducogoye, adushyiramo ikinya katwongerera imbaraga. Iyo tugeze ahananiwe hakomeye cyane, twumva ijwi ry'ihumure rivuga ngo humura mwana wanjye. Kabiri, guhamagarwa ntabwo bizana ibisubizo mu by'ubu buzima gusa. Iyo mvuze ngo gusa bizana ibisubizo mu by'ubu buzima, ariko si byo gusa. Iyo mvuze gutyo unyumve neza, mu by'ubu buzima nkubwira icyiza mwose. Ubu turi bazima, turidegembye, ubu mureba murabona yuko ntari ububa, murabona ko nta minkanyari, murabona ko amenyo yose akirimo. Mperutse guhura n'umwe mu bahungu twiganye hano hepfo Nyabugogo. Hangati twagira we urasawe. No. Amakofe yamazemo amenyo, afite imisari impande zose. Nabasesha wabaye iki nitengwa ati nuko nabaye ntihangane. Ubwo wanze kwakira umwami Yesu, ibintu byose bihora ari ikinyuranyo kibihari.
iyo wakiriye umwami Yesu usezerera Satani. Iyo utakiriye Yesu rero Satani agira intebe muri wowe. Satani rero akurya gake gakeya, agenda akuraho gato gatoya kazakugira igikanka. Ingorane zihaba abenshi baza bitinze, bakazana iyo misari n'ibibazo, kandi twarababwirije bigishoboka bakananirana. Icyo nari mvuze ni iki? Bizana amahoro n'ubuzima, bizana ibyiringiro, bizana kubaho neza muri sosiyete, biguhindura umuntu muzima, ugira ibitekerezo bizima, wimariye, ufite icyo yimariye, ufite icyo amariye sosiyete, ufite icyo amariye itorero n'igihugu. Mu buryo bw'umwuka haza iki? Mu buryo bw'umwuka haza ibindi bipimo utari ufite byo kwemeta kuri fréquence zo mu ijuru. Muri make hari ikinya Imana ishyiramo. Mwanangu ujya bibabaho. Nahoze mbabwira umuntu umwe wigeze asenga afite ikibazo cy'ideni rikomeye cyane. Bakajya abwira Imana ati Imana, ko naguhaye icya 10 n'amaturo, ko naguhaye ibintu byose nta na kimwe nakwimye mu byo nari mfite, ko ngeraniwe warebye uko ntabara. Nyumvira, ko ngeraniwe warebye uko bigenza Uwiteka, ko ibintu bincikiyeho, ko bende wacu bandebye bose bakanseka ngo ni bimwe byabo by'abarokore yafashe miliyoni 10 afata miliyoni yose ayijyana mu rusengero ngo ni cya 10, none kandi biramucanzaje yiruka. Turakwiyame. Atuwita ati nawe nuko ungenje. Imana ikamubwira ngo humura, nzitamurura ku munota wa nyuma, nta kizatuma izina ryanjye ritukwa, nzakugirira neza. Ariko uko abivuga bugacya banke yohereje itangazo rya 2 n'irya 3, birangira bamanitse gahunda yo guteza icyamunara. Bukeye ngo yigira inama yo gufata icyemezo cyo gusenga, hanyuma akazapfa mbere yuko bateza cyamunara. Uvuga ati ntaho nzabona nca, ntaho nzabona nyura. Abona abwiye Imana ishobora byose, abona ashwanye nabo njyanye iki cya 10, abamenye imirimo yanjye yose myiza, babonye ko Imana inherera. Uzongera mbabwire ngo iki? Wajya kubwira Imana ati Imana, ntacyo nzabona mvuga nyuma yaha, nje kugusezeraho ngo nipfire, urampanye nawe birakunaniye, cyakora ndakubohoye. Hari biba bikomeye koko. Mu byo ufite agakiza, ufite n'ubugingo, ariko ntufite amafaranga. Ngo ari masenga agwa kuri cya gice cyo muri Yobu kivuga aho Yobu yavuze ngo Mana, ngo nanjye bari barakumbwiye, bambwira imirimo yawe, ariko noneho ndayibonye. Cyakora navuze nk'umupfapfa, uri Imana gusa, ntawe kuvuguruza, kandi wavutse utagira ubwo. Ngo akigezeho ari aho ngaho acagakata, aravuga ati no, ubu Imana iranyihanangirije. Ngo arataha asoje amasengesho, ngo agenda abaza umutima igikurikiyeho. Ngo ari mu nzira agiye kubona Gerard aramuhamagaye. Ngo inshuro ya mbere yanga kumwita, baravuga atagiye kumbwira yuko bamaze kugurisha, hari utwasigaye ngo nze dutore. Inshuro ya mbere, ya kabiri, ya gatatu. Ku nshuro ya kane aravuga ati reka mwitabe. Ku ya kane aramwitaba. Kumba amateka y'umubyeyi n'amasengesho yasenze n'umuhamagaro yagize byakomanze muri Amerika. Hari umuntu basenganye kera, wamenye ingorane yahuye nazo, ntiyamutelefona, ntiyamuvugisha, ahamagara kuri banke, arababwira ati mumbwire iryo deni uko ringana. Uyu muntu yubashye Imana ndabizi, amakuru y'iki cya 10 yajyanye ndayazi, none ndagira ngo mumbwire. Bararimubwira uko ringana, yohereza amafaranga asaguyeho na miliyoni. Aravuga ati aya muzayamuhe agurira abantu umuceri, ashake n'icyo azakora, ariko ndaryishyuye. Imana ibikoze mu kigega cyane. Rero umubyeyi yarabyumvise aho yarari, ngo arahagarara abanza bazajera ati sobanurira ibyo uvuze neza numve. Uvuze ngo iki? Aravuga ngo ideni ntari gihari, hari umuntu witwa Nyiranaka yohereje amafaranga, yasizemo na miliyoni yo kugurira abana ibiryo no gukora indi mirimo. Aragenda ajya kuri banke, barasinya, aravuga ati kuri iyi miliyoni, mbere yuko mugira ikindi mukora, mubanze mumpeho 100 ry'Uwiteka, mbanze nce mu rusengero njye kubwira Uwiteka ngo Uwiteka, hahirwa ishyanga rigufite
nk'umurengezi n'umutabazi, kuko uzarirengera no mu gihe cy'amakuba. Njye kumubwira ngo Uwiteka, hahirwa abantu batewe mu nzu yawe. Mwanditsi wanditse Ibyahishuriwe mu gice cya 15 yaravuze ngo abo bantu bahora mu nzu y'Imana ku manywa na nijoro ngo ntibazongera kwicwa n'inzara n'inyota, ndetse ukundi Umwana w'intama w'Imana ugendera hagati muri bo azababundikiza amababa ye, kandi azabashora ku iriba ry'isoko y'amazi y'ubugingo. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Rero ndimo nihutisha, aya maboko niyo yabanye n'abatubanjirije. Nababwiye abakare ngo Mukristo agenda, ndababwira utuntu tubiri gusa ni ibintu byiza biryoha, ariko ngo ari mu nzira agenda, igihe kimwe ngo amaze kurenga umusaraba, arenze wa musozi witwa Ibiruhanya munini, ngo yatungutse ku nzu y'igikundiro, ngo yatungutse inzu bari barubakiye abagenzi ngo baruhukiremo. Ngo habaga abakobwa bitwa ba Nyirarukundo n'abambabazi beza bakira abagenzi, ngo baramwakira baramuzimana, bamuha amazi ashyushye, arakaraba, araryama, arasinzira. Ngo arabaza ngo ino nzu ni iyande? Ngo baramubwira ngo niyo nyiri kiriya gihugu yubatse yo kujya aramira abagenzi akabaruhuriramo. Iyi nzu uruhuka. Ngo yaryamye umunsi wa mbere, baramwakira n'uwa kabiri, ku munsi wa gatatu ari bugende, ngo nibwo bamubwiye ngo nyiri iyi nzu araza kuganirize. Ngo yaraje baraganira, ngo amubwira amagambo y'ihumure yo kumukomeza. Ngo arangije ngo amuvana mu nzu, ngo amukatisha mu nkombe yo hirya, ngo amujyana mu nzu y'intwaro, ngo amugeza mu nzu y'intwaro. Ngo aramubwira ngo utembere iyi nzu urebe intwaro umwami wa nyiri kiriya gihugu yakoresheje atabara ba kera. Ngo arazenguruka, ngo abona ya yindi Dawidi yicishije Goliyati, inkota iri hariya. Ngo abona n'imfunguzo nyinshi zari zihari. Ngo aramubaza ngo izi funguzo se zari iziki? Ngo aramubwira ngo izi funguzo ngo zigereranywa n'amasezerano y'abera ab'Imana bakomeresha mu rugendo, ngo kandi igenda yasoza buke buke igira ngo ibare mu mutima. Ngo aravuga ati yego, none rero ubwo umaze kuzenguruka iyi nzu, ndagira ngo niba hari intwaro wifuza zagira icyo zikumarira mu rugendo rwawe ziri hano uzitwaze. Ngo Mukristo afata inkota ayishyira ku mufuka, afata n'urufunguzo arushyira mu mufuka. Ngo aragenda ageze iyo hirya, ndihuta, ngo ahura na Porowoni. Mwibuka urugamba rwahabaye, bararwana ngo hafi yo gupfa. Ngo yibuka ko inkota iri ku mufuka, arayikura ayitera Porowoni, arayimwicisha. Ngo yari yamukubise yamunegekaje, yamuteye imisari myinshi. Ngo amaze kumwica, ngo nawe agwa nka hariya kubera umunaniro, agatotsi karamufata. Nyiri kiriya gihugu yohereza marayika azazanye umuti, ngo aramusiga aramwomora. Ngo Mukristo yarakangutse, ngo yishatse inkovu, ngo abura n'imwe. Ngo aravuga ngo ndashimira Imana, nyiri kiriya gihugu agira amaboko yo kuramira abagenzi no kubomora inguma zabo. Inshuro ya kabiri nashatse kubabwira ni inshuro yari arimo agenda avuye mu isoko ry'Imburamumaro aho Mwizerwa yaguye. Mwibuke ko yahaguye arahapfira mu rukiko. Abakare n'abasomeye amazina y'abacamanza bari mu rukiko bamukatiye bari bahari. Ngo hari no mfurango zo kwa Bezeburi ngo zicaye aho, ngo hari n'abashinjacyaha bicaye aho. Urubanza rurangira bavuze ngo uyu mugabo dushingiye ku nyigisho yakiriye tutazi izo arizo, dushingiye ku byiringiro bishya yazanye n'amagambo yo guhinyura inyigishirize ya Bezeburi, akwiye gupfa. Bararukata, Mwizerwa arapfa. Ngo mwivu rye hadukamo byiringiro. Ngo yazamukanye na Mukristo rero, ngo bakagenda babwirana amagambo y'ihumure no kumukomeza. Ngo Mukristo akanyuzamo akamusomera kuri cya gitabo ko muribuka aho yakivanye, kashamenya mudasoma. Kiriya gitabo yagikuye ku musaraba. Musa atungukaho umusaraba uri, ngo yarahagaza urebye, ngo umutima wumarwa n'ibyishimo. Ngo yubuye amaso awubonye, ngo yumva umuzigo ku mugongo uradohotse, ngo uramanuka. Muri ibyo 451 yarembye aravuga ngo munsi y'umusaraba w'umukiza we Yesu, ngo niho nifuza guhora mpagaze. Aravuga ngo ni ibuye ry'igitare rimbera igicucu. Aravuga ngo hirya y'umusaraba mbona y'umworera n'umunwa y'ikuzimu wakamo umuriro uneze. Aravuga ngo ariko imbere yawo ngo hari ibiganza, ngo byari bimbujije kugwayo. Iyo ndirimbo murayizi. Hanyuma ngo uyu muzingo waramanutse uragenda no muri rwa rwobo, ngo ugwamo. Ngo haturuka abagabo 3, ngo mwaraza aramubwira ngo ayiwe, ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Ngo uwa kabiri ngo araza amwambura ikanzu y'ubushwambagara, amwambika ikanzu nziza yera.
uwa gatatu amuhereza umuzingo w'igitabo, aramubwira tujye usoma iki gitabo, ujye usoma iki gitabo, nujye ugira intege nke n'imbaraga nke, ibyanditse mwaha bijye biguhumuriza. Ngo bagendaga rero baganira, ngo bakajya banyuzaho bagaterera mu ijisho, ibyiringiro bikaba byinshi. Hanyuma ngo bageze iyo hirya rero, ngo baza kugwa ku ngorane zo guhura n'inzira eshatu, kandi ngo ebyiri zari zimeze nabi, ngo harimo imwe ijya kuba nziza. Ngo baravuga bataha Imana yaturuhirije uyu munsi duca heza. Ngo bagitera intambwe rero, ngo bareba hariya, ngo bareba iyo nzira nziza, ngo bateze amatwi gato, ngo bakumva amajwi y'abantu bataka cyane. Ngo bakibaza ibibaye, igihanda kiba kirabafashe, ngo kirabakurubana kibatwara ikuzimu mu buroko kirabafunga. Ngo kibabaza aho bajya barakibwira, ariko kirababuza giti ntimugende cyangwa mbice. Ngo kirabakubita kirababaza cyane. Munsi wa mbere ngo kiratakibwira Nyirabyiringiro bikeye umugore wabyo, ngo arakibwira ngo uzagende ubakubita inshuro nyinshi, ngo nibakubise inkoni 10 uyu munsi ejo uzabakubite 30, ubababaze cyane ntibazagende. Ngo aragaruka arabakubita umunsi wa kabiri, ngo amaze kubakubita azana uduhanga yari yarabitse muri ahantu. Torero, nimugira ibyago muzahura n'abantu bakubitiwe mu iyi nzira bagasubirayo, ko nimuhura n'abakubitiwe mu iyi nzira bagakomeza urugendo muzaba mugize umugisha. Muzabona abantu bafite ibyiringiro bishikamye, bifite aho bifatiye, beza, bazababwira ijambo ry'ihumure ryo kubarera no kubakomeza no kubafasha kunesha. Iyo ugize ingorane ukubitana n'abaneshejwe, abaneshejwe, iyo ukubitanye nabo bahita baguhebya bakakubwira bati ntuzajya. Itorero ryacu bagira ibirego byinshi batureka, baravuga ngo dukunda abakire, dukunda ibinini, bakaba barakujyanye, bakaba barakurenganya. Ariko nabo babaje bafite inyigishirize mibi ivuga yuko kwihana ibyaha atari ngombwa. Ijuru ry'abanyabyaha dore ntariba. Ubu nazo zirahari kandi zo zorohereje benshi. Hanyuma ngo inzira nziza rero bendaga kujyamo niyo bafatiwemo bajya gukubitwa inshuro ya mbere, ya kabiri, ya gatatu. Ku munsi wa kane arababwira ati ibintu ni bibiri muhitemo, no kwiyahura cyangwa nkabica. Icya gatatu cyababera kiza kurutaho no kuva mu byo kujya mu ijuru mukaguma hano kabahaka nkababera umutware. Ngo abandi baraganira kimaze kugenda, ngo baravugana batari ko se koko twiyahure. Ngo Byiringira toya ntitwiyahure, nashaka zatwice, ariko kandi nubwo yatwica ku munsi Imana izazura abapfuye bizeye, natwe tuzazukana nabo ngabo, tuzaraganwa nabo ubugingo buhoraho, Imana izatugororera. Oya ntibikwiriye, oya ntibikwiriye. Ngo bakiri mu kiganiro yerekwa riramanuka, ngo babasinziriye gato. Ngo Byiringira abwira mu Kristo tuzi n'ikindi nderetswe. Tiweretswe iki? Mbonye abantu bambaye imyenda yera baje kudusanganira. Ngo mu Kristo atiye nibyo koko, ariko umenya ari we baje gutwara. Aho nagendaniye nawe ntabwo nigeze mbona ucika intege ngo ucogore, nabonye Imana ikorana nawe iby'imbaraga. Ngo ariko akibaza ibyo ngibyo, ngo agira atya akora mu mufuka. Wakoze mu mufuka yumva urufunguzo, aribuka, ngo araruzana akingura ingufuri bigezo abona irafungutse. Ati ajya ku ya kabiri arakingura irakinguka, ajya ku ya gatatu irakinguka. Ngo babageze mu isanzure ahabona, baramubwira ati ayiwe nazize kwibagirwa amasezerano y'iby'Imana yavuganye natwe. Iyi nababwiye igira amaboko maremare mahire aramira abagenzi bagana mu gihugu cy'Isiyoni. Baravuga ati ntabwo nagenda gutyo gusa, mureke twandike icyapa. Ngo bandike icyapa kinini bagishyira ku irembo aho cya gihanda gitoya. Baravuga ngo torero ry'Imana bagenzi mugana Isiyoni, mwemere guca mu irembo rifunganye. Iyi nzira mureba nziza iganisha mu mubabaro ikuzimu iyo ngiyo, ariko abemera guca mu irembo rifunganye bakihanganira aya mahwa n'imibabaro banyuramo bazasanganira umwami kandi bazagerayo. Kandi turabizeza Imana ishobora byose. Itorero mwe gucogora no gucika intege, ntimukangwe n'ibiciro bizamuka, ntimukangwe n'imvura nyinshi itwara inzu, ntimukangwe n'amakuba begereye. Amakuba mu rugendo kuva kera yarahari, ariko Imana yaramiye abagendaga, iracyahari, izaturamira, izatugezayo, izatugirira neza. Cyo natahuye amasezerano yose ni meza. Isezerano rihatsa ayandi ni isezerano ry'ubugingo buhoraho. Ntibazakwizeza inzu z'Inyarutarama n'ahandi heza hakomeye
ngo baguhebye ijuru ngo ubyemere, uzabanze bakwizeza ijuru. Kandi ijuru ntiwaryizezwa n'abantu, ahubwo uzabanza uriharanire, ni ukwitwararika gukiranuka no kugendera munsi y'ikiganza cy'amaboko y'Imana. Hanyuma ibisigaye Imana ni umuterankunga wawe mu rugamba urimo. Ndagukomeje mu izina rya Yesu.